Saa sita Humura na Diego bari bahanye gahunda yo gusangira muri resitora yitwa L'Escapade Marseillaise. Humura amaze icyumweru i Marseille muri mission y'akazi, akaba acumbitse mu nzu Diego akodesha. Ubwa mbere bavugana kuri telefone, Humura yahise yumva ko uwo mubyeyi ufite imyaka irenga 50 akunda kuganira, afite ijwi riremereye, akanakunda guseka cyane. Yabaye mu gisirikare, akora mission nyinshi muri Afrika. Ubu amaze imyaka 15 yarakivuyemo, akaba akora imirimo yo kugurisha no kukodesha amazu i Marseille. Humura yasanze Diego muri resitora yicaye ku meza asoma agatabo k'ibinyobwa n'amafunguro. Ntibyatinze babazanira ibirahure by'inzoga. Hanyuma bishimira uwo mubonano, basogongera iyo nzoga uko botaga akazuba ka Nyakanga hanze muri terasi. Mu biganiro bagiranye, Diego yakomoje ku ngendo nyinshi yagize akiri umusirikare. Aza no kuvuga ku mushinga ategurira umuhungu we wananiwe n'amashuri. Kuri uwo mushinga ategurira umuhungu we, icyatunguye cyane Humura ni ukuntu yabonye Diego afata nk'ikintu gisanzwe imyumvire yo gukoresha abantu mu buryo bw'uburetwa kugira ngo ateze imbere imishinga y'umuryango we. Uwo mushinga ategurira umuhungu we ni uw'ubuhinzi bw'indabyo muri Afrika zikenewe mu Bufaransa. Igitekerezo cye ni ukugurira amasambu umuhungu we muri Afrika yifashishije inzego z'ubutegetsi zamurindira imishinga ye, agakoresha abaturage ariha make ashobotse mu guhinga indabyo. Byariye Humura umutima kumva iyo mitekerereze yo gufata rubanda rugufi, cyane cyane yo muri Afrika, nk'igikoresho kibereyeho guteza imbere inyungu z'ibindi byiciro. Nimugoroba, Humura yaje gusangiza Muhoza uwo mubonano yagiranye na Diego. Baganiraga Muhoza ari Dar es Salaam muri Tanzania, aho Muhoza yaje gusura nyirasenge we. Inkuru Muhoza yihutiye gusangiza Humura ni intabaza umubyeyi Joseph Matata yakoreye Mahoro Jean Paul. Acyumva iyo ntabaza, Muhoza yahise yibona muri Mahoro Jean Paul nk'umuvandimwe. Kwirengagiza mugenzi wawe, ukirengagiza ingorane, ububabare, agahinda, ibibazo ashobora guhura nabyo, niko kaga umubyeyi Gaspard Mugemane yakomojeho avuga ati wari umuco mubi igiturage cyose yahanaga. Mahoro Jean Paul ni umusore w'imyaka 28 y'amavuko. Akaba yari yarahungiye Tanzania muri Nzeri 2020. Ku mpamvu yatumye ahunga, umubyeyi Matata ati kuva ishyaka d'Alpha Umurinzi ryashingwa n'umubyeyi Victoire Ingabire, abayoboke bakomeje gutotezwa, bamwe bakaburira irengero. Ati itotezwa ryakorewe Mahoro ryatumye afata icyemezo cyo gusohoka igitaraganya mu rwamubyaye kubera impungenge y'uko bamugirira inabi. Muri Tanzania, Mahoro yahagiriye ingorane, arafungwa tariki 23 Ugushyingo muri 2020. Abamuri hafi bamenyeshejwe ko Mahoro yasubijwe mu Rwanda. Umubyeyi Matata rero
akaba yari afite impungenge y'uko Mahoro yagirirwa nabi mu nzira. Amatindo yubakana ndasenya kanda ishasenya aruta yubaka mu mirimo yacu mubyo tuvuga harimo amatindo intoki zacu n'icyo tuzikoresha burya gusenya si ukwitwaza itindo gusa kimbagira wamenye kw'isi ari icumbi ntimukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda icengezemo n'abagenzi bawe bose abakuru n'abatoya twisungane dusangire byose kuri isi dutoza abatubwitonzi be kwitaza abakene ngo barandata abakire yo 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 kimbagira wamenye kw'isi ari yaba yasengaga n'amatindo gusa ntacyo yari ibaye cyangwa se yajyaga kuzaba iyaba imitima yacu itabagamo gutembana kandi tugatemba dushaka kwikirira ukorera kwikirira harusha itindo gusenya iriye tindo ryarusha ishari ryacu gutyara ry'ikiri gikoresho rutagimba mu bikoresho byamaze rubanda yo 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 kimbagira wamenye kw'isi ari icumbi kimbagira wamenye kw'isi ari icumbi iriye tindo ryarusha iryo faranga kumara abantu igice kimara icyamariye abenshi ku icumi kigahitana nyakamwe kikamuheze piriya by'intango y'akangaratende benshi bahorana ishoka kiyatambuka amabwire no kutivuguruza nguwo buhiri bwa pfundo ryandimbura abantu akaba rumaze iminsi rwa shingiro ry'akarengane umuturanyi w'akabarwa umubyeyi wawe akaba rugomo rwamaze dore kimbagira wamenye kw'isi ari icumbi
intimba n'inyundo ntibizi kurimbura, ururimi rw'ubugome rubihisha byombi. Ariko wowe wamenye ko isi ari icumbi, Imana izabiguhembera.